ubujijwe guhamagara umuntu buri gihe buri uko ufite ikibazo gusa cyangwa icyo kumusaba. Ntabwo ari uko umubano wubakwa cyangwa se ukominikana n'abantu. Nari mfite umuntu kera wajyaga umpamagara ari uko afite ikibazo. Buri uko agize ikibazo ngo akeneye 2, ngo akeneye 5, ngo sinzi ukuntu byagenze. Nageze aho ndamurambirwa kubera iki? Ubujijwe guhamagara umuntu buri gihe buri uko ufite ikibazo gusa cyangwa icyo kumusaba. Ntabwo ari uko umubano wubakwa cyangwa se ukominikana n'abantu. Ahubwo muhamagare ugiye kumushimira cyangwa se umuhamagare ugiye no kumubaza uko ameze, muri aho gusa umuganize nongiza wigende. Buri uko uhamagaye ari uko ufite ikibazo gusa, ari ikintu ugiye gusaba, musinzi ngo byagenze bite. Menya ko uwo muntu aba yakubonye ko ntabwo ushaka kubaka umubano, ahubwo bigendera ku byo ushaka gusa. Hamagara ufite ikibazo, irindira iryo kosa. Uko wabikosora rero, jya uhamagara umuntu umushimire ku cyo yakoze, unamubaza uko umeze. Niba ndashaka kubaza ko mumeze neza, mugire umunsi mwiza ugende. Icyo gihe ababonye ko uri umwizerwa, wibuka gushima kandi si umuhamagara uko ushaka gusa ikintu. Ibyo bintu bikugarura icyizere.